kugeza muri aka kanya benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagize uruhare cyangwa se bari kuvugwa muri dosiye y'uwo bita DJ Sonia bari kwita batabwa muri yombi cyangwa se bakitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Kugeza kuri uno munsi amazina agera ku 8 niyo yamaze kumenyekana cyangwa se niyo yamaze gutahurwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga natwe turimo yuko aribo bari muri iyi dosiye, ndetse abenshi bamaze gutabwa muri yombi nubwo harimo n'abatawe muri yombi cyangwa se n'abasanzwe banafunze. Abenshi bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ushaka kwibaza uti ni bande? Ariko mbere yuko nkomeza, ku munsi w'ejo nibwo nanone nashyize hanze amakuru n'abandi bari bamaze kuyabona yuko uwo bita Kazungu ka boss, umwe mu bazwi ku mbuga nkoranyambaga zirimo Instagram cyane, nawe yamaze gutabwa muri yombi. List baze kuba nini kugeza kuri uno munsi. Umwe mu bukunda umudije ukunda cyangwa se umunyamakuru cyangwa se umubloga ushobora kumva nawe bamujyanye. Ibyo byose nyine ngo tugaruke muri aka kanya, gusa ariko icyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe ubundi usige commentaire yawe tujye tubana buri munsi. Mwibutsa yuko nje buri kumva kuri mikoro ni Philox tubana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo TikTok, Facebook ndetse na Instagram. Ariko kandi reka ntangire mikaza abantu babankurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu, abantu tubana bari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, bari mu mujyi wa Kigali, abankurikiye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda gusa ariko babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka mbatere peace. Murabizi ko ikiduhuriza hano kugira ngo twigarukire kuri za stories zo muri showbiz ziba ziri kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ziba zihari imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye, haba ibyandika ndetse n'ibitangaza inkuru mu buryo bw'amajwi n'amashusho. N'ubundi mbere yuko wenda twinjira mu bamaze gutabwa muri yombi cyangwa se n'abamaze kwitaba ubutabera, ndagira ngo mpere ku mazina yamaze kumenyekana y'abari muri iyi dosiye yo bita DJ Sonia, umwe mu ba DJ abahanga dufite kugeza kuri uno munsi. Harimo uwo bita Jihad, murabizi ko afungiye mu igorero rya Mageragere, akazamo bita DJ Brian kugeza kuri uno munsi uri muri Europe, akazamo bita Yago Pondat uherereye mu gihugu cya Uganda, ndetse no bita Decat Babalao, umwe mu babloga bakomeye baba hariya mu gihugu cy'Ubwongereza, akazamo bita Dumba uherereye muri Canada, ndetse akazamo bita Kazungu ka boss bamaze no gutabwa muri yombi ntagakiriwe, ndetse no bita Kasuku nawe yamaze gushyirwa mu majwi, no bita Kase Pizo muramuzi nawe yamaze gutabwa muri yombi. Abo bose nibo bari mu kirego cyo bita DJ Sonia. Ubwo ngerageje kubwira amazina ndetse no kwemeza kugeza kuri uno munsi, ariko mbere yuko wenda tujya muri detail cyangwa uko bimeze, ndagira ngo nkuhere ruhande nkusobanurire uko bintu byatangiye. Murabyibuka aribwo DJ Sonia mu cyumweru cyashize ni numwe mu bantu bihariye izi mbuga, yagiye kuri Instagram ndetse na X ashyira hanze ubutumwa bukomeye cyane avuga uburyo amaze imyaka igera kuri 3 ari kunyura mu bihe bikomeye bigendanye n'abantu bamukoreye ibyaha cyangwa se bamwibasiye ku mbuga nkoranyambaga, bakamuharabika, bakamusiga isura mbi, harimo no kumusebya, ariko ntagire ikintu abikoraho. Ariko icyo yakoze cyo muri iyo myaka 3 yagiye yitabaza inzego rimwe na rimwe akajya gutanga n'ikirego, ariko avuga ko mu myaka 3 haba RIB nta kintu yigeze imufasha, ndetse yageze naho yandika aravuga ati murashaka ko nanjye mpunga. Ayo ni amagambo yo bita DJ Sonia yarabivuze, mwaranabibonye. Uyu mwana w'umukobwa rero akimara kuvuga ibi bintu, benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye kuri iyo post bashyiraho commentaire zitandukanye. Benshi bati ese niba DJ Sonia ashobora gutanga ikirego, ari n'ibintu bikomeye byanakoreye ku karubanda, nticyakirwe cyangwa se n'icyumvwe, turaza kubaho gute twebwe? Iyo ni commentaire nakomeje kugenda mbona cyane zagiye zigaruka, abantu bagendaga bazishyiraho rwose ubona ko bari na serie bavuga bati dukeneye ubutabera, dukeneye yuko turenganurwa. Uyu mwana w'umukobwa nawe ibimubaho nyine bigahinduka cyangwa se bikajya ku murongo, nawe akongera kwiyumva nk'umunyarwanda, kuko itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Rwanda rirabimugomba cyangwa se ni itegeko kugira ngo ryubahirize uburenganzira bwe. Niba atanze ikirego gikurikiranwe, niba hari abareze bahanwe, niba ibyaha bibahamye. Uyu mwana w'umukobwa nyuma y'akatangaze ashyize hanze ayo makuru, nibwo n'ubundi habaye izo saga gusa, ariko nyuma tubanagarutse kuri Instagram no kuri X ashima inzego by'umwihariko ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ashima yuko bamufashije cyangwa se bamuhaye service yashakaga. Anashimira rwose umunyamabanga wahavuga ati mwakoze cyane. Nyuma yuko ashimiye, amakuru ahari yizewe nuko mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB icyatangiye kubaho ari kwita binjira muri iyo dosiye, no mwatangiye kubona benshi bamaze gutabwa muri yombi. Hari n'abandi muri bugende mwumva, nshobora kuba nkoze kino kiganiro mvuga ko 2 bamaze gutabwa muri yombi, kikajya hanze bamaze kuba 4 cyangwa 5, ntawamenya. Ariko igihe ari cyo nyuma y'uko umwana w'umukobwa atanze kino kirego ndetse akaza no gushima yuko cyamaze kwakirwa, benshi bahise batangira kugwa mu kantu nyuma yo kugenda batahura amazina ari kugenda garuka muri iyo dosiye cyangwa se muri iki kirego. Hari abagiye bavugwa banyabo, ariko
hari nabo navuga ko atari ukuri kuko hari nk'izina bita DJ Flix ryo mu mazina bashije kubona ntabwo nigeze mubonamo, ariko barimo Jihad we yagarutsemo. Jihad bivugwa yuko n'ubundi ari ibiganiro bimwe benshi bakunda kuvuga ngo ibiganiro mparabitsi yagiye akora akagenda agaruramo n'umwana w'umukobwa, kuko ni ndacyari kuregera avuga ko yakorewe icyo nakita nk'icarubozo rinyuze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi. uyu rero Jihad n'umwe mu bantu bongeye kubyisanga. Murabizi ko Jihad hagati y'imyaka igera kuri 3 n'igice ari mu igororero rya Mageragere, aho akurikiranweho n'ubundi ibyaha bijya kumera nk'ibi n'undi byakorewe ku mbuga nkoranyambaga, kuko niho tumuzi, niho yabaga. Rero hazamo bita DJ Brian kugeza kuri uno munsi uri muri Europe. Amakuru ni mfata cyangwa se yizewe nuko DJ Brian we uruhare cyangwa se cyatumye DJ Sonia cyangwa se cyatumye DJ Brian yisanga muri dosiye nuko DJ Brian mu biganiro yagiye akora araho rwose ngo yagiye avuga muno mwana w'umukobwa bita DJ Sonia ntago birabuhama nyine, nta nubwo ari inzego kuko DJ Brian ubu tuvugana aherereye muri Europe. Ubwo nyine tuzagera tubimenya. Hakazamo bita Yago Ponda, muramuzi cyane, umuhanya makuru akaba n'umuhanzi mwiza cyane waherereye mu gihugu cya Uganda. Murabizi ko mu biganiro bitandukanye, ubwo nawe nta handi kuko ni ibyaha n'ubundi byo ku mbuga nkoranyambaga, ntago najya kumeconinga cyangwa nkuzanira agace kari mu kiganiro, ariko nawe ari kwisanga muri dosiye y'uwo bita DJ Sony. Hakazo bita Decat Babrao, muramuzi, bamwita Decat ku mbuga nkoranyambaga, arazwi cyane, no umugabo ufite izina rikomeye cyane. Iyo turebye mu blogger ni nawe ufite imibare myinshi y'abantu bamukurikira, niko nkeka niba ntibeshye, ari mu babloga banini cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Herere hari mu gihugu cy'Ubwongereza, nawe yisanze muri iyi dosiye. Mwita Olivier batamuzi ku mazina ye bwite. Isa rwose wajya kumva hari andi makuru amenyekanye kuri we. Hakaza no bita Dumba Muzafaru, herere hari muri Canada, nawe yisanze muri iyi dosiye. Ubwo ngerageje kwihuta, harimo no bita Kazungu ka Boss. Uyu mugabo rero w'imusanze benshi muramuzi kuri Instagram, uyu nawe afite izina rikomeye, ariko we amakuru hari kugeza kuri no munsi we nta nubwo akiri mu rugo, yamaze gutabwa muri yombi, yamaze kwisanga rwose mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, akurikiranweho ibyaha birimo gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse no gusebanya hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Hakazamo uwo bita Kasuku Jeskiza wa Mipango, muramuzi cyane rwose, nawe ari kwisanga muri iyi dosiye, ndetse no bita Kasepizo uko ufite YouTube channel bita Max TV, muramuzi. Uyu we nkeka ko impamvu ari kwisanga muri iyi dosiye ntago ari uko we yagize uruhare wenda ngo mu kumuvuga, ahubwo haraba yagiye akoresha ibiganiro bagiye bamena so no mwana cyangwa se bamuvuga nabi ndetse banamusiga isura mbi, akaba ari nabyo byaha yaje gutanga imbere ya imini yagiye gutanga mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo babigenze abangaba bakoreye iperereza uwo bihamye cyangwa se uw'icyaha gifashe. Murabyumva no kujya kugororwa cyangwa se akajya kuryozwa ibyo byaha yakoze. Ngiyo liste gikunyuriyemo yose yabari muri iki kirego cyo bita DJ Sonia, ubona ko byamaze gufata indi mbaraga. Babiri kugeza kuri no munsi bari muri Mabuso, ariko nabo turi kubona hano nuko wenda batari hano hafi, nko bita DJ Brian ntari mu Rwanda, Yago ntari mu Rwanda, Jihad arafunze, Decat ntari mu Rwanda, Kasuku ntari mu Rwanda, Dumba ntari. Urumva ko abenshi nyine ubwo bari hafi babashijwe kwita bagerwaho, batangiye kumva ingaruka z'ibyo bari gukekwaho. Reka nkushimire ko kandi nkusabe gukanda subscribe nk'ibisanzwe ni Philox America, duhuriye ku zindi mbuga nkoranyambaga nk'iyera zandani zivuga muri showbiz hano mu gihugu cy'u Rwanda.